Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. ubwo yambwiye uburyo Roger yamubwiye ukuntu yababajwe bitewe n'uko yatubonye dusomana. Narikanze ko ibintu Roger byari bikimubereye umutwaro kandi yari hashize igihe. Nyumva akadomorwa. Iyi ni season ya mbere, episode ya 25. Uruganda nazamuye nasigiwe na papa rwari rumaze kugera hejuru cyane, mbona ko ibintu bikomeje kugenda neza. Nari maze kunguka ku rwego ntigeze ntekereza ko ruzageraho ruri ubu. Ibibazo n'ibigeragezo nahuye nabyo byari gutuma ntahongera, ariko hamwe n'abakozi banjye batumye bikunda. Guhura n'ibibazo ni ibintu duhuriyeho twese, ariko nkunda kubivuga tubirwana bitandukanye. Ndibuka umunsi umwe, dore ko atari kera, ubwo nari maze kugera ku ntego zanjye uko noneho nabyifuzaga. Ubwo numvaga ko ikintu nahize nimbona ndi kugikoraho gake gake nzakoresha umunsi mukuru utazibagirana mu mateka kubera ukuntu byamvunye. Gusa ntabwo ariko byagenze. Nabonye ikintu nashakaga, noneho ndi kukibona hariya. N'imbaraga zo kubyina ngo nishimire intsinzi, reka da, birangiye byanze neza. Ahubwo ikintu gitunguranye nuko nagiye kugura amazi yo kunywa maze nicara mu biro byanjye, ndebesha umutwe mu kirere, numva atari njye uri kwiyumva ahubwo hari undi uri ku ruhande wabikoze. Namaze kubona ko hari imbaraga twe tutibonamo kandi tuzifite. Nabonye dufite n'ubushobozi bwo guhindura isi mu buryo bwose tubyifuza, ahubwo ikibazo buri wese yakibaza, ese turiteguye? Icyo nshaka kuvuga nuko ikintu cyose gishoboka mu gihe wowe umuntu gihumeka. Sinashakaga wenda kugira ngo wowe unyumva nkuhumurize, uretse ko ngusangije inama nto, ariko burya wowe icyizere ko wabishobora nicyo cya mbere. Nkiri kuba narabuze imbaraga zo kwishimira intsinzi, nuko nabonye ibintegereje imbere ari byinshi, ku buryo imbere yanjye nanone nakomeje kuhafatira ingamba nyinshi kandi binsaba gukora cyane. Ubwo nari maze iminsi mpanye gahunda na Karinda, wa munyamigabane mu ruganda rwanjye, ngazaze tuganire tugire ibindi bintu bishya dushyira ku murongo. Ntawe yajyaga ngo asige umugore we Giselle. Baje mu kazi, mbajyana ahantu nakiriraga abashyitsi, maze nsaba umukozi wanjye utekera abakozi ko yadukorera ikawa. Gusa mpura nabo, Giselle yansuhuje mu nsuhuzanyo nanjye ntatekerezaga ko yakorera imbere y'umugabo we. Yampaye agasomyo ku itama, ariko numva ashyizemo ibikabyo byinshi cyane, maze umugabo we aratureba cyane, mbona asa n'uwumiwe ariko ndicecekera. Nibajije impamvu Giselle abikoze, numva ntangiye kugira ubwoba ko Karinda yazamenya ibyabaye hagati yacu kera, cyangwa se akaba yarabimubwiye ko hari aho tuziranye. Twakomeje kwiganirira ibijyanye na business, ariko nkumva ndabangamiwe. Nkumva mfite ibitekerezo byinshi mu mutwe wanjye kubera ibyo Giselle akoze. Giselle buriya no guhera kera yari umuntu wahoraga ashaka kwerekana ko ari njye nawe dufitanye ikintu gikomeye. Kuko ndibuka umunsi umwe ubwo Sonia yari buze ku ishuri, abonaga rwose Giselle akora uburyo bwose akomeza yibonekeza imbere yanjye, cyangwa ugasanga arahora ansohora ngo tujye hanze agira icyo ambwira, mbese utuntu twinshi dutuma abantu bakomeza kutwibazaho. Ubwo ndi kumwe na Karinda rero nibazaga ibyo bisobanura iki. Nkumva ngize ubwoba, nkumva ntinye ibizakurikiraho Karinda aramutse abizi cyangwa se akabimenya. Muri kaminuza ibishuko byanjye ntibyigeze bishira, ahubwo narashagaho kumva ndyohewe n'irari nari ndimo. Numvaga kubaho nywa inzoga, nibonera abakobwa iruhande rwanjye, biri mu bintu biryoshye ku isi. Nari mfite amafaranga menshi, nari maze kugira inshuti nyinshi kandi naguriye ku yanjye, mbese nari meze nk'umuntu wibereye mu rukundo n'ibyo byose. Twahoraga mu birori, tugahora dusohoka. I Butare nari maze kumenyekana kubera utubari nari maze kunyweramo, ndetse n'abantu bo hanze byari bigoye kubabaza Blaise ngo wumve barashidikanyije.
kumbana mu ishuri byabaga ari gake, kandi nabwo mu gihe numvaga nta hangover mfite. Ubwo ibihe byo gusoza igihembwe byarageze, dutangira gukora amakati ndetse dutangira kwitegura gukora ibizamini. Ibyo nabyo ndi umuntu bitafatagaho rwose, kuva mpangayikishijwe n'amasomo reka. Nari maze kugera kuri rwa rwego aho numva ntacyo mfite cyo guhomba. Mbajije ngo ni iki cyatumaga ibi byose mbikora, naba nkubeshye. Ubwo twageze aho dukora ibizamini, hanyuma dutegereza ko twataha. Habura iminsi 2 ngo dutahe, nahamagaye Roger ngo atwemerere tuzaze gukorera ikirori we maze dusezeraneho. Roger nawe yari umuntu utajya untenguha nubwo twajyaga dupfa umukobwa. Nakoze ku basore n'abakobwa banjye ngo tujye gusezeranaho. Roger yari yatwiteguye rwose, ubona byose bihari. Ibyo kurya, dore ko nari namuhaye amafaranga ashaka ko abagisha agahene ubundi tukavuna. Ibyo kunywa byose navuga kuko ntawe icyakakisha. Twaranyweye maze numva ndi kugenda nuzuzwa neza. Ubwo negereye Roger niko kumushimira ko yakoze ibintu by'abagabo, ariko natangiye kumwiyenzaho. Numva hari aho yagiye arengera ashaka gutereta Gisele wanjye. Ubwo nahise mwibutsa Sonia wigeze kuza kunsura ku ishuri, mubwira ko aho kugira ngo akomeze aterete Gisele, ahubwo yambwira nkamuha uko yagera kuri Sonia. Yaranyitegereje buri icyo ambwira, gusa aravuga ngaho kugira ngo arye inkoko yarya dendo. Umujinya ubwo warazamutse, maze niko kumufata mu mashati, mbona abantu bose bavuye mu byo barimo, nawe mfata mu yanjye. Ubwo twatangiye kurwana kuko buri wese yari afite ibimubabaje. Byarangiye rega turwanye bitarimo imikino, maze ubwo bashaka kuza kudukiza, ariko Gisele ukabona ashaka kundwanirira. Roger yumvaga umujinya none uzamutse akampondagura ingumi nyinshi, wabonaga abandi babuze uwo bakiza n'uwo bareka. Ikirori twakivuyemo ntavuga, numva umujinya wanyishe kubera ibisebe nari mfite mu maso byatewe n'ingumi za Roger. Ubwo namaze umunsi wose ndyamye, na Gisele yayobeye icyo nabaye. Yaje kunkangura abonye byakabije ngo ngire uko nitegura kuko umunsi wakurikiraga twari butahe. Nageze mu rugo nari nkomboye mama cyane, nsanga ariryamiye kuko guhera kanseri igenda yiyongera byaragoranye kubona mama asohoka ngo ajye hanze. Wenda ashaka ko yatembera cyangwa niba hari ikindi yakora. Nyumva akadomorwa. Yahoraga avuga ngaho kugira ngo azagwe hanze, nibura azapfire mu mahoro aryamye. Ni kimwe mu bintu najyaga nibuka ndi ku ishuri, kumva mbuze amahoro ubundi nkivurisha inzoga koko. Nawe yarankumbuye cyane narabibonaga, maze ubwo ndi kumuhobera ankubitagura ingome mu mugongo ambaza impamvu mba naratinze kumusura cyangwa ngo amuvugishe. Kumusura nari kuba narabikoze, ariko kubera kwa muganga yaragezeho bamubuza telefone, umubano wacu waragabanutse, ariko we ntiyumvishaga impamvu ntabikora. Yambajije amakuru, mubwira ukuntu abana bose ku ishuri banyemera ndetse araseka cyane. Nyuma y'igihe kinini ntabibona kubera uburibwe, mama yasaga n'umuntu utarigeze abyibuha. Njyewe navaga ku ishuri nabonaga agenda avaho nk'ibiro 20 kubera kutarya. Igifu kugira ngo agire n'ikintu na gitashyiramo byabaga ari ikibazo gikomeye kuko cyaratonekaraga bikomeye. Maze iminsi mike mu rugo, Sonia nawe ntabwo yamaraga iminsi ngahe mu rugo ataransaba ngo duhure kuko yabaga nkumbuye. Namuhaye gahunda y'umunsi wo guhura. Tubonana nabonye atunguwe n'ukuntu nsa mu maso kandi ameruka ndi muzima. Nambwiye ko narwanye n'inshuti yanjye ku ishuri twasinze, ariko nirinda kumubwira icyabiteye. Yambajije niba ntacyo twari twapfuye, mubeshya ko ari ibintu by'amafuti twapfuye, ahubwo ko uwo musore twarwanya arakara ubusa kandi ari nawe wari wanyejeho. Ubwo rero nanjye mu buryo bwo kwirwanaho ndarwana nyine. Nabonaga asa nk'utanyizeye,
ariko mubaza niba yumva atanyizeye, yansabye ko naba ndetse akajya mu bwiherero. Nasigaye aho twari twicaye nirebera ibitatse aho, ariko nkabona Sonia yakomeje gutinda, nkibaza icyo ari gukora mu bwiherero simbikeka. Sonia yaje yijimye mu maso, nyoberwa ibyabaye. Yarambajije nanone ikintu napfuye na Roger. Byonyine kumbaza izina Roger kandi ntaryo namubwiye, namenye ko hari ahantu avuye kuzana amakuru. Narikanze cyane, numva ntangiye gutitira mu ijwi. Nakomeje kumubwira ko nta bikomeye twapfaga, ariko nanjye mubaza umuntu umubwiye ko twarwanya ari Roger. Yabanje kumpisha, ahubwo ambaza icyo namuburanye ku buryo njya kurwana na Roger dupfa umukobwa. Namubwiye ko ari Roger wabitangiye kuva kera, n'ubundi njye nta ruhare mbifitemo. Yambwiye uko inkuru yagenze nk'uwari uhibereye. Narumiwe, numva mfite amatsiko yo kumenya umuntu wabimubwiye. Nyuma yambwiye ko amaze kuvugana na Jules, akaba ari umuhaye amakuru yose. Nahise nseka, ariko numva iyo Jules aza kuba anyegereye nawe tutari gukiranuka. Umukobwa mwiza yahise ambwira ko ndi umusore nanjye mwiza, mfite amafaranga menshi, ndetse abantu benshi bazagenda bankundira ibyo, ariko nanone ntari umuntu ujya kurwanira umukobwa. Yambwiye ko niba nashoboye kunyurwa n'ibyo mfite ngo nihagarireho kigabo, nzabura byose. Ubwo nibajije niba muri ibyo ambwiye nzabura byose nawe arimo, ariko numva harimo n'akantu ko gucyurira. Yambajije niba mu gihe twari tumaranye hari aho namwumvise akururana n'umusore runaka ku buryo njye numva mfite ubwo burenganzira. Ntabwo yacaga ku ruhande, niba hari icyo yumvaga kimubyimbamo yahitaga kikubwiriraho. Nabonye Sonia yakomeje kubikomeza kugera aho yambwiye kuri Gisele icyo mubonamo kirenze kumuruta n'ibindi byinshi. Yambajije niba kugira amahitamo meza byarananiye ku buryo ngera ku kigero cyo kumutendeka bigezaho. Yambajije niba numva kugira abakobwa babiri nteretera rimwe byari byo binyura. Nukuri nyuma y'amagambo nk'ayo ntacyo nari mfite cyo kuvuga ngo musubize, kuko numvaga nanjye ndi kwigayo. Sonia numvaga ari n'umukobwa nagiraho intego, ariko imyaka nari ndimo ubukana yari ifite no gutekereza ahazaza hanjye byari bigoranye. Nakomeje gutekereza ukuntu nanjye koko nagiye kurwana n'inshuti yanjye ngo turapfa Gisele, nkumva nanjye rwose sindi kwemera ko ari njye wabikoze. Namusabye imbabazi, nkomeza kumubwira ko ari inzoga zabinteye, ariko akambwira ko niyo usinze n'ubundi uvuga ibikurimo. Nakomeje kumva ntacyo ari buze kumva, mpitamo kumusaba ko nibura yambwira icyo yifuza nakora akambabarira. Yabuze icyo ambwira, ansaba ko nanjye nkwiye kwicara nkitekerezaho nkareba umbere nkaba ari we mpitamo. Nta buzima buriya bubaho bubi nko kuba usa nk'uwibera mu mwijima. Nanjye ubwanjye ntawe bwari butaniye n'ubwo, kuko nari umuntu ushobora kumva ko nkwiye guhinduka ndetse n'ingamba nkazifata, ariko kugira ngo mbe wa muntu ukora bikambera imbogamizi. Buriya nabonye ko kugira ngo ukure mu mutwe ube umuntu ufata umwanzuro uhamye, bisaba guca mu nzitane nyinshi ubwazo zikakwigisha. Ntabwo umuntu akenewe gusanga kugeze kuri urwo rwego, ahubwo wowe ku bwawe. Njya kujya mu bintu byo gutereta abakobwa, n'ubundi nabonaga ko ari urugamba ntazashobora kurwana, ariko hamwe n'imyaka sinita ku ngaruka, ahubwo ndeba ibinezeza icyo gihe. Ubwo njye na Sonia twarinze tuvaho ntawe ukivugisha undi. Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi, cyanditswe na Yvette Iradukunda. Turashimira Fiacre Zerimana watunganyije amajwi yayo, na Eli Ntakibazo wayinononsoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva _rw. Ntukicwe n'irungu.